biravuze ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Naryamanye n'umwishwa wanjye ibintu bikomeye, byo ni ibintu by'indengakamere, ariko Yesu ni umwami, hararuhura. Ushobora nawe kuba uri muranyumva ufite imbaraga ikubase. Yanyereka ko umwenda w'imbere w'igitsina gore iyo nawubonaga wanitse ahantu, nje nabona Satani yarambwira mu bitekerezo, akambwira ngo dore umukobwa ahantu hari umugozi hari itungo rigufi. Ibyo si ibitangaza, mwagiye mubyumva no ku makuru, abantu bagiye bafatwa basambanyije amatungo. Ibyo nabyo nanjye uwo mwuka wa Satani warundiho. Yesu we ndagushimiye, ndi kuri iyi televiziyo, ndaguhaye icyubahiro. Isi yose ibimenye gutanga agakiza, isi yose ibimenye kuruhura, isi yose ibimenye gutabara, isi yose ibimenye. Turabasuhuje mwese bene data batuye mu bice by'isi bitandukanye cyangwa se mu ntara zitandukanye. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabe muri mwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, dutange n'ubuhamya. Ariko mbere yuko dutanga ubwo buhamya, reka tubanze tubibwire. Amazina yanjye nitwa Irivuzimana Isayi, ndi umukristo wo mu itorero ryacu rya Pentecote cyangwa se rya Adeperi, nsengera mu karere ka Kicukiro muri paruwasi ya Gatare, umudugudu wa Gatare. Umurimo w'Imana nkora mu nzu y'Imana, ndi umudiyakoni, kandi kubw'umuhamagaro Imana yadushizemo nkagabura n'ijambo ry'Imana n'ibindi umwami Yesu agenda dushoboza gukora, nabyo tukabikora. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ndi umugabo, mfite umudamu, ariko abana turacyabategereje, ntabwo twari twabona abana, ariko turashimira Imana. Rero ibintu byose bitangirwa no gusenga, reka dusenga Imana ubundi tuganire. Imana umugisha. Mana sumba byose, mwungeri w'ubugingo bwacu, turagushimiye urukundo wadukunze, rwatumye utwohereza umwana wawe w'ikinege Yesu, kugira ngo abazamwizera bose bahabwe ubugingo buhoraho. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze kugira ngo aka kanya tugiye gufata tuganira n'abantu bawe ijambo ryawe, tugatanga n'ubuhamya bw'aho wadukuye. Turasabye kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro, risenye ibikwiriye gusenywa, ryubake ibikwiriye kubakwa. Neza y'Imana ibane natwe, tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana twifashisha mu buryo bwo gutanga ubuhamya. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 11. Turasoma umurongo waho wa 28. Turihuta. Matayo 11 umurongo wa 28 haravuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Dusubiremo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Imana itugirire neza. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko rikubiyemo n'ubuhamya. Nahaye intego ivuga ngo Yesu ni karuhura. Yesu ni karuhura. Yesu niwe uruhura umuntu urushye. Yesu niwe ubasha kubatura umuntu warubatiwe mu bintu by'uburyo butari bumwe bidahesheje Imana icyubahiro, akakubatura akaguha umudendezo. Umuririmbyi yararirimbye korasi aravuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga,
none ubu tugenda twemye. Turashimira Imana ko twabatuwe, ubu tukaba dufite umudendezo muri Kristo Yesu, umudendezo tugeze duhabwa n'ababyeyi, umudendezo tutahawe n'imiryango, umudendezo tutahawe n'abaturanyi, umudendezo tutahawe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose keretse umudendezo twakomoye muri Yesu Kristo waduhaye ubugingo, akatwezaho ibyaha, akadutunganya, akatwubaka, tukaba abantu bazima. Imana itugirire neza. Rero kuruhurwa n'Imana, ndashaka kuvuga uburyo ki Yesu Kristo yanduhuye. Pawulo yavuze ijambo rikomeye mu bice byaho 2 by'Abefeso, aravuga ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Ndashimira Imana yuko yohereje Yesu kugira ngo atuzure aho Satani yari yaradutabitse, aho Satani yari yaratwiciye, aho Satani yari yaratuboheye, aho Satani yari yaradutsikamiriye, ariko imbaraga z'Imana n'urukundo by'Imana biraza biratubatura. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Rero isi ituwe n'abantu batandukanye, kandi buri muntu wese utuye mu isi udafite agakiza cyangwa se utarakira Yesu ngo amubature, buri muntu wese afite ibyaha, haba mu boroheje, haba mu bakomeye. Ibyaha birakorwa kuko ibimenyetso birahari, n'amakuru agenda avuga ibintu bitandukanye bigaragaza iby'ibyaha by'abantu. Rero kuvuga ko abantu bakora ibyaha numva kurengera kwaba kubayemo, kuko impamvu twabyawe n'ababyeyi nabo bakoze ibyaha, kwigishwa n'abanyabyaha, twarezwe n'abanyabyaha, kuko nabo babyawe n'abanyabyaha. Ni uruhererekane rero, ariko Imana ishimwe. Bibiliya igivuga ko Yesu yaganiriye n'umugabo witwa Nikodemu, aramubwira ngo iyo umuntu atavutse ubwa kabiri ntibishobora ko abasha kwakira ubwami bw'Imana cyangwa se kujya mu bwami bw'Imana. Arangije amubaza ijambo rikomeye, aramubaza ngo mbese birashoboka ko umuntu yakongera agasubira mu nda ya mama we bakongera bakamubyara? Ariko ntabwo ari icyo Yesu yarashatse kuvuga. Yarashatse kuvuga kuvuka mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwo gukiza ubugingo kubwo kwizera Umwami Yesu n'ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Rero twabyawe n'ijambo, turegwa n'ijambo, twigishwa n'ijambo. Niyo mpamvu duhari dushima Imana. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Iyo tugerageje kureba kuri buri kintu cyose, inka ibyara indi nka, intama ikabyara intama, ihene ikabyara ihene, n'umuntu akabyara umuntu. Rero n'umwuka cyangwa se n'Imana ibyara abantu mu buryo bw'umwuka, ikabaha imibereho mizima, ikabaha imikorere mizima, ikabaha imitekerereze mizima. Imana ishimwe cyane. Iyo nibutse Yesu, iyo nibutse urukundo yankunze, nubwo agikomeje kunkunda kugeza ubwo azanyishira, numva ari ibintu birenze umutima wanjye, kandi nkumva ndanezerewe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero tugiye gutanga ubuhamya. Hari itangazo Umwami Yesu atangaje mu ijambo rye, aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Yesu ni karuhura, ndabihamya ko Yesu ari karuhura. Imana yacu nihimbazwe cyane. Yesu Kristo ni karuhura, Umwami w'amahoro ni karuhura. Yaruhuye umutima wanjye, arambaturangira uwo ndiwe none, nkaba mfite umunezero wuzuye, nkaba numva ndiho mu buryo bufite umudendezo, nkaba numva ndiho mu buryo bufite amahoro, nkaba numva ndiho mu buryo bufite ibyiringiro bifite ubugingo. Niko umuririmbyi yaririmbye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Satani ajya afata abantu akababohera mu byaha by'urukozasoni, mu byaha by'uburyo butari bumwe. Nge Satani yari yaramfashe angira imbata y'icyaha, angira imbata y'ibyaha birimo n'urukozasoni, aribyo numva ngiye gutangaza none, kugira ngo mbabwire imbaraga ziba muri Yesu zibasha kuruhura umuntu uruhijwe n'ibyaha by'uburyo butari bumwe, hanyuma Yesu akamuruhura, akamukuramo ibyo byaha, akamuha kugenda yemye.
mukristo yararirimbye aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, aravuga ngo ntihagire ikibasha kumara umubabaro, ariko aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane ndashimira umwami Yesu. Nanjye ndashimira umwami Yesu kuko yampaye kuruhuka, kuko nanjye nari ndemerewe n'ibyaha, ubwo umuryango wanjye utabasha kunkiza ibyo byaha, abaturanyi ntibabashe kunkiza, habe n'umuganga waba warize iby'umuganga wabasha kuvura ibyaha nari mfite. Nta muntu n'umwe ufite ububasha cyangwa se ufite ubushobozi cyangwa uburyo bwabasha kugukiza ibyaha keretse kwizera umwami Yesu wenyine. Imana itugirire neza. Yesu yaravuze ngo icyamuzanye yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Twari twarazimiriye mu bintu bitandukanye, ariko umwami Yesu ahageze aratuzana, tugarura mu nzira. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mu buhamya urugendo rwanjye cyangwa se urugendo rw'ubuzima bwanjye, mfite ababyeyi bambyaye, ariko nkiri aha ngaha nagira mbabwire ngo umuntu wese afite ubushobozi bwo kubyara umuntu, ariko ntafite ubushobozi bwo kubyara umukristo cyangwa se umuntu w'Imana wejejwe. Oya, ubwo bubasha bwo kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo umuntu abeho ari mushasha cyangwa se ari muzima mu buryo bw'ubugingo bifitwe n'Imana yonyine. Kuko ababyeyi banjye bari barananiwe n'abaturanyi banjye bari barananiwe, iby'inkoni zitakoze kuri jyewe nageze kuri Yesu biremera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ibyo gereza ziwawa zitabasha gukuramo umuntu, iby'inkoni zitabasha kwemeza umuntu, ariko iyo wakiriye urukundo rw'Imana, iyo uhuye na Yesu, iyo uhamagawe n'Imana, urahinduka ukaba icyaremwe gishya. Niyo mpamvu Pawulo yaranditse aravuga ngo nuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Aravuga ngo ibya kera byose biba bitetando, biba bishize, ababaye icyaremwe gishya, ngo dore byose babihindutse bikaba bishya. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Ubu ndiho, haleluya, ndiho mfite kwera, mfite kwezwa, mfite ubugingo muri nge, mfite ibyiringiro binyemeza ko nzajya no mu ijuru, kuko nakiriye Yesu akanyeza akantunganya, nkaba mfite ubuhamya rero bwo gutangaza ko Yesu ari karuhura. Imana yacu nihimbazwa. Hanyuma nyiri aho ngaho nkavuga ngo nawe ugire ishyaka n'umwete n'umuhati wo kwifuza ko Yesu yakuruhura mu kintu cyose cyaba kikuruhije. Imana itugirire neza. Urugendo rwanjye rw'ubuzima bwo kuba narakira Yesu, Satani yari yarambatishije umwuka w'ubusambanyi mubi, umwuka w'ubusambanyi uri muri jyewe, unyuzuye mu ntekerezo, unyuzuye mu mutima, unyuzuye no mu mubiri wanjye. Imana itugirire neza. Ariko Yesu niwe wenyine wari ufite imbaraga zo kunkiza iyo nyota, niyo mbaraga yari imbatiye mu mwuka w'ubusambanyi. Imana itugirire neza. Uwo mwuka w'ubusambanyi wantezaga kuba nakora n'ibidakorwa n'umuntu ufite ubwenge buzima. Imana itugirire neza. Kuko ntabwo bisobanutse uburyo cy'umuntu muzima ufite ubwenge buzima utekereza waremwe n'Imana abasha kuba yabona insina y'igitoki, hanyuma ubwonko Satani akabwemeza neza yuko iyo nsina y'igitoki urimo urareba ibasha kuba yakubera umukobwa cyangwa se umugore, reka mbivuge muri ubwo buryo. Hanyuma ibyo ngibyo bigatuma ngenda nkegera iyo nsina y'igitoki, tukabyinana umuziki, nkabona ni umukobwa turi kubyinana, hanyuma bikarangiza nagendaga nitwaje igiti gisongoye, bikarangiza iyo nsina y'igitoki nyijombye mu icyo giti, hanyuma ibyakurikiraho namwe murabyumva. Imana itugirire neza. Ubwo ni ubupfu Satani yari yaranshizemo bwankoresha ibyaha by'urukozasoni. Imana itugirire neza. Ariko nta muntu n'umwe wari kubasha kunkiza icyo kintu keretse kwizera umwami Yesu, keretse gusanga umwami Yesu akabasha kukuruhura. Imana itugirire neza. Satani yanyereka ko umwenda w'imbere w'igitsina gore
iyo nawubonaga wanditse ahantu nje nabona Satani yarambwira mu bitekerezo akambwira ngo dore umukobwa ahantu hari umugozi hari nkagenda nkiba umwenda w'imbere hanyuma uwo mwenda w'imbere nkawirukankana nkawujyana ahantu hiherereye nkawishira mu myanya y'ibanga hanyuma uwo mwenda w'imbere nkawikorakozaho nkabona ari umuntu turimo turakorana ibyaha by'ubusambanyi. Urumva ko nari ndushe, nari meze nabi, nari umupfu, nagendaga ndemerewe, nta muntu wabasha kunduhura uwo mutwaro, ariko maze kwakira umwami Yesu ibyo byose byaribagiranye. Imana itugirire neza. Hanyuma baba Imana icyubahiro kuko Imana yaduhaye Yesu kugira ngo atubohore. Imagine kugira ngo mbashe kubona iriya eswime umukobwa agenda yambaye muri dushe, iyo nayibonaga ahantu iri ayishize avuye muri dushe, naragenda nkihina ahantu mu cyumba yayishizemo nayo nkayishyiraho nkabona ari we turyamanye. Ibyo nabwo ni ubundi burushyi. Iyo yabaga agiye muri dushe nagendaga inyuma y'igikuta nkacyubararaho nkakiryamaho nkumva uko arimo arakaraba, jyewe nkumva turyamanye turimo turakora ibyaha. Ubwo nabwo bwari uburushyi bukomeye. Imana itugirire neza. Iyo najyaga mu bwiherero, murareba ziriya bagabo bajya bihagarikamo mu matwarete, nta mahisho arimo. Nje ibitekerezo byanjye abadayimoni barambwiraga ngo dore imyanya y'ibanga ngiyi, hanyuma nkahita ngenda imbere y'iyo ravabo nkikinisha, bikarangiza mbona yari umuntu turi kumwe. Ubwo nabwo bwari uburushyi bukomeye ndetse bunateye n'ubwoba. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo Imana yankuye aho hantu ku buryo nari mfite ibitekerezo byuzuye mu irari ry'ubusambanyi, ku buryo ki iyo narebaga itungo rigufi, ibyo si ibitangaza mwagiye mubyumva no ku makuru, abantu bagiye bafatwa basambanyije amatungo. Ibyo nabyo nanjye uwo mwuka wa Satani warundiho, ntabwo ari we, ahubwo n'imbaraga y'uburushyi Satani ashyira ku bantu ibimufashe nawe akeneye kuruhurwa n'umwami Yesu. Imana itugirire neza. Ibyo nkabyifuza iyo ufite uwo mwuka mubi. Nakorana ibyaha n'abasazi. Kubera iki? Ntabwo wavuga ngo ndakabije, kuko tujya tubona n'abasazi babyaye abana kandi ntibaba bababyaye ku biti, ahubwo baba bakoranye imibonano n'abantu. Imana itugirire neza. Ibyo nabyo byambayeho, ariko Yesu umwami w'abantu, haleluya, umwami w'abantu yaranduhuye, afata ibyo byose arabikanda arankiza. Ubu ndi muzima. Muririmbyi wa 5 mu Gakiza yararirimbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Ubwo Yesu yinjiraga muri njye aravuga ngo none mu mutima wanjye huzuye ishimwe, nshimira umukiza wanjye. Imana itugirire neza. Rero nanjye ndumva ntashobora kwibagirwa ibyo Yesu yankuyemo. Niyo mpamvu mpagaze kuri iri tangazamakuru kugira ngo ntangaze imbaraga ziba muri Yesu. Ikigaragaza ko umuntu yihariye, ikigaragaza ko umuntu yahuye na Yesu, nuko haba impinduka yo kuva mu bibi yakoraga agakora ibihabanye n'ibyo yakoraga mbere, agakora ibyiza mu cyimbo cyo gukora ibibi. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Haleluya. Umwami Yesu ni karuhura. Ongera mwizere, mwene data wizere Yesu Kristo atugirire neza. Umwami wacu atube hafi. Iyo mbaraga yari imfashe cyane, yari imbase cyane. Ntibibaho ubundi baraba kumwishwa arazigwa, ariko kubera imbaraga yari imfashe naryamanye n'umwishwa wanjye. Ibintu bikomeye, byo ni ibintu by'indengakamere, ariko Yesu ni umwami araruhura. Ushobora nawe kuba uri muranyumva ufite imbaraga ikubase, ariko nagira ngo utangarize nta wundi wakuruhura iyo mbaraga ikubase keretse kwizera umwami Yesu akakuruhurira ubugingo. Imana itugirire neza.
mvuye kuri iyo mbaraga y'umwuka w'ubusambanyi yari yaramfashe. Nari mfite ubwibone bukomeye cyane, ubwibone bukomeye cyane. Ubwo bwibone bwantezaga kwishira hejuru, nkabona ari jyewe uriho nduta abandi bose, haba mu bwiza haba mu ndeshyo. Kandi mu by'ukuri ntabwo ndi muremure, ariko mu by'ukuri imbaraga y'ubwibone ikwereka ko usumba abandi bantu bose. Ariko ubwo bwibone nari mfite nabwo bwantera kwirarira, nkigira uwo ntari we, nkiha kuba ngaragara nk'ufite ibyo mfite ariko ntabifite. Ubwo bwibone bwatezaga gufata ikofi umuntu agafata amashara akayaringaniza neza, akabiresharesha n'inoti tukabipakira mu ikofi. Umuntu akagenda yabyimbije umufuka inyuma ngo yitwe ko afite amafaranga. Umuntu agafata ibifunguzo yatoye muri pubere agashira hano, hari uduporotekere umuntu ashira hano ku ipantaro cyangwa se ku ikabutura, hanyuma akagenda yashize nk'imfunguzo nka 200, akagenda yigira umuntu w'umusirimu wa hatari, ariko nta kintu ugize gute, nta n'ikiraro cy'inkoko ufite. Umuntu akirarira akishira hejuru. Twagiye twumva abantu birarira ko bafite ibintu runaka. Dufite ndibuka hari umuntu wiraririye akavuga ngo atuye Nyabutarama. Ubwibone buteza umuntu kwirarira, akigira icyo atari cyo, akitungisha ibyo adatunze. Ubukwe bwe bwapfuye ari ku wa gatandatu bitewe n'ibintu yeretse yizejesheje umufiyanse we, ariko mu by'ukuri atabifite. Imana itugirire neza. Rero ubwibone butera umuntu kwirarira, kwishira hejuru, kwigira utari we, kwiyerekana uko utari. Oya, ibyo nabyo uwo mwuka w'ubwibone umwami Yesu ni wabasha kugukiza ukaruhuka. Imana itugirire neza. Hanyuma ubwo bwibone bwaneza kwambara ukuri, nkiyogoshesha ukuri, tukagira utuntu tukica amasoso tudafite, tutahawe n'Imana, tukigira uko tutari. Imana itugirire neza. Ubwibone buteza ibintu bitandukanye. Nuko ubwibone wari waraduteje gushaka amavuta yo kugira ngo twihindure ukundi. Uruhu Imana yaduhaye turuhindure ukundi, twigire uko twumva dushaka twebwe. Ubwibone bwari bugiye kuduteza, nari ngiye kwitoboza amatwi ngo nshireho amaherena, amatwi yose nyuzuze. Uriya nawo ni umwuka w'ubwibone wo kunegura Imana, ukigira uko itagize gute, uko itakugize. Imana itugirire neza. Ariko ibyo byose umwami Yesu yarabintabayemo. Nabonaga umuntu nagendana indorerwamo mu mufuka kandi ndi umuhungu, nkagendana n'utuvuta twa vaseline. Nabona umukobwa nko kuri metero 200, nkabanza nkihina ahantu gatoya muri kwe, nkabanza nkireba amaso y'ubwibone, nuko nkisiga nkagira gute. Ariko ibyo byose bwari ububata Satani yashizeho. Imana itugirire neza. Ibyo reka bitambuke, ariko wumve ko umwuka w'ubwibone nawo uteza umuntu kwigira icyo atari cyo, kwirarira, kwishira hejuru, ukabona ko abandi bantu bose baruta. Ariko mu by'ukuri iyo ni imbaraga Satani abatisha abantu, hanyuma bigatuma bahora mu bubata bwa Satani. Muririmbyi wa 93 yararirimbye aravuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, yarangije kundokora ngo njye nkwiza ibyawe nishimye. Aravuga ngo singize Yesu wanyogeje ibyaha. Harimo igitero kiva ngo najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi. Niyo mpamvu ndimo ndavuga ibi ngibi. Izi ni indirimbo z'ubuhamya, abantu bakiriye Yesu, bakakira agakiza k'Imana, bakakira ijambo ry'Imana, bakihana, bagahindukira. Baravuze ngo umunsi mwiza twibuka mu buzima n'uwo twemereyeho Imana, n'uwo twakiriyeho agakiza. Haba ngo najyaga ndorongotana mu by'isi. Umuntu ugenda urorongotana ni umuntu ugenda nta gahunda afite. Ibyo abonye byose asakuma, ibyo agenda amenya asakuma, ibyo abonye byose abikora. Ibi byose ariwe bibarizwa. Ariko aravuga ngo ngugarutseho Mukiza. Haleluya. Aravuga ngo ngugarutseho Mukiza, sinzongera kuzimira. Imana itugirire neza. Ndashima Yesu utanga agakiza. Imana itugirire neza. Nari mfite umwuka w'ishyari, narabaswe n'ishyari. Iyo umuntu afite umwuka w'ishyari, Satani akaguteza umwuka w'ishyari,
ishyari ni ribi kuko ishyari riteza ubugome, gukorera umuntu ubugome. Ishyari rituma umuntu atishimira ibyiza bya mugenzi we. Hanyuma iyo utishimiye ibyiza bya mugenzi wawe no kubaho kwa mugenzi wawe, Satani agutekereresha ibindi bintu bibi muri wowe wabasha kumukorera kugira ngo bya byiza bye byangizwe cyangwa ubyangize. Ishyari nari mu bicaye. Ishyari byantezaga abantu twabanaga mu mudugudu, nkabyuka nijoro nkatera amabuye kubera twebwe twari dutuye mu nzu y'ibyatsi. Twe dutuye mu nzu y'ibyatsi, nkabyuka nijoro mfite umufuka w'amabuye, abafite amazu y'amabati, nkagenda nkakubita amabuye ku idirishya, nkakubita amabuye ku mabati hejuru, abantu bakavuza induru bakagira ngo ni ibitero bikomeye. Ariko baza guhurura nanjye nkihina mu nzu, nkaza gutabara mu bandi nkigira uwejo. Ariko nubwo wakwigira uwejo, ibyo ukora byose ijuru rirabireba. Imana ukwiriye kwizera ugahinduka ugahindukira, umwami Yesu akaguha agakiza. Uka nijoro bakajya kwangiza imitungo y'abandi, inka z'umuntu se, urutoki rw'umuntu bakarutema bakarushira hasi. Uriya ni umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari utera ubugome. Ubwo bugome rero uturuka mu ishyari. Imana itugirire neza. Rero iyo mbaraga y'ishyari nanjye nari nyifite, bikantera kwangiza ibintu by'abantu. Nasanga aho moto iparitse cyangwa se igare, nkakuramo ka kantu gatuma umwuka udasohoka imbere n'inyuma. Umuntu yarazi ngo araza kwidepurasa agasanga ibintu byose byaryamye hasi. Ibyo nabyo ni umwuka w'ubugome wo kwangiza. Umwuka w'ishyari uteza abandi kurogana no kujyana abandi mu bapfumu n'ibindi bibi byinshi. Umwuka w'ishyari uteza abantu kugambanirana n'ibindi byaha byinshi by'uburyo butari bumwe. Kutishimira akazi ka mugenzi wawe ukagatera, ukamugambanira, ukamurega amakosa atanariho, ukamushakira ikindi kintu. Ariko uwo mwuka ukubase gutyo, ukwiriye kubona Imana igutabara, kuko ukwiriye kwishimira ibyiza bya mugenzi wawe. Imana itugirire neza. Mwuka w'ishyari uragatsindwa, utera ubugome. Mwuka w'ishyari utera ubugome. Ndashima Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu uri karuhura. Yesu akuruhure. Mwuka w'ishyari, mwuka w'ishyari, mwuka w'ishyari, mwuka w'ishyari wantezaga kujya umuntu akajya mu giti cy'imbuto ya voka, umuntu akavunagura amashami, amavoka yari yeze, umuntu akavuna ishami bigahita byuma bitarera. Umwuka w'ishyari utera ubugome bwo kwangiza ibintu by'abandi. Imana itugirire neza. Rero umuntu wese ufite iyo mbaraga imubase gutyo akwiriye kuruhurwa n'Imana. Imana itugirire neza. Cyaka nari mfite umwuka w'ubujura, nari mubi. Erega Pawulo yaravuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni Abagalatiya 5:19. Haravuga ngo harimo gusambana, kwiba, kwica, kuroga, jisho ribi, ibyisoni nke, kubeshya, gusinda, kujya mu bapfumu, kwica, kurwana, gutongana, gutukana n'ibindi ibyo bibi byose biba mu muntu. Rero ariko Yesu iyo yinjiye mu muntu, ibyo bintu byose arabivuruga akabisohora, imyanda igasohoka, agasigara yejejwe. Imana itugirire neza. Muri wa 249 yararirimbye aravuga ngo nitegereje umusaraba wa Yesu yampfiriyeho, aravuga ngo mubonye ndamutakambira kugira ngo ambabarire. Aravuga ngo Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu mwama himbazwe. Aravuga ngo Imana ishimwe kuko ari yinkiza imbaraga z'ibyaha, ngo bigatuma Yesu ambamo neza, ngo kandi akantunganya. Ukeneye ko Yesu akubamo neza? Ukeneye ko Yesu agutunganya? Cya bugufi mu mutima wawe ubwira
abwire Yesu ngo Yesu ndumva nduhijwe n'ibyaha ndakeneye kunduhura. Kandi yatanze itangazo ryiza aravuga ngo mwese abarushye namwe abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Iryo ni itangazo ritangwa n'Imana yonyine. Iryo ni itangazo Yesu yatanze kuko abantu bararushe. Yisomye Yesaya 61 uhasanga ijambo rivuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje kandi nasizwe amavuta yo kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza no kubohora imbohe. Mana tugire neza no gutangaza umwaka w'imbabazi. Haravuga ngo kandi byanumye no kuvura imvune zo mu mitima. Abantu baravunitse kandi bavumwe n'ibyaha by'uburyo butari bumwe. Imana tugirire neza. Navuze ngo umuntu wese udafite Yesu, udafite agakiza, afite ibyaha. Kuko tujya tubyumva no ku makuru uburyo usanga abantu bakomeye barimo barashinjwa ibyaha by'uburyo butari bumwe bakoze. Ubwo rero bakeneye kuruhurwa n'Imana bakakira agakiza, Umwami Yesu akababohora. Imana tugire neza. Ubujura nari mfite, nibaga iby'abana, najyaga mu isoko nkiba imyenda, nkiba inkweto, nkagenda nkabigurisha. Imana tugirire neza. Nibaga ibishyimbo. Yesu ndagushimiye wampaye agakiza. Nibaga ibintu by'abana, iyo umuntu yandikaga inkweto cyangwa se ibintu hafi, iyo nabinyuragaho numvaga agatima kare hari ati bitware gira ko cyana gute, nabona nta wundeba nkabyirukankana. Ariko Mana we urera cyane Yesu. Mana tugirire neza. Ubujura, nibaga ibitoki by'abandi, by'imineke, nkiba ibigori by'abandi, nkiba ibifenesi by'abandi, nkiba nari umujura, nari mubi. Naribaga nkiba n'iwacu mu rugo. Hanyuma ibyo nibaga nta handi nabijyanaga mu mikino ipfuye y'urusimbi. Tugakina urusimbi tukabiyongiyo, ntihagire icyo ababyeyi badukeneraho ngo bakituboneho. Nagomeye ababyeyi, uyo ngeze kuri iyo ngingo mpita njya ku rubyiruko. Nabaye umuhungu mubi. Mu busore bwanjye nari mubi. Nagomeye ababyeyi banjye. Ntacyo banduma ngo nyikore, nta mazi navomaga, nta byombo nozaga, nta mwenda nabafuriraga, nta mirimo yo mu rugo ababyeyi bagomba kubana nigeze mbakorera. Ahubwo nkacunga iyo babaga bamaze gusarura ibishyimbo n'indi myaka, iyo bayishyiraga mu nzu naragenda nkagenda mbyiba. Hanyuma nari mfite ubwenge bwo gucakura bw'abadayimoni, nkafata ahari ibishyimbo nkashyiramo amavoka mabisi, hanyuma hejuru nkarenzaho nk'ikiro cy'ibishyimbo kugira ngo bakomeze babona ko ari ibishyimbo. Ibishyimbo byamaze kugenda hasigayemo amavoka, baza gukuramo bagasanga ahari ibishyimbo harimo amavoka. No mu mufuka nuko nabigenzaga, nkabateza inzara kandi barahinze. Niba mu rugo iwacu, nkiba n'isahani yo mu nzu, nkiba n'ibiringiti byo mu nzu, nkiba utuntu twose two mu rugo, nkiba. Hanyuma bigatuma moza agahinda ku babyeyi banjye. Babyeyi mushobora kuba mufite abana babananiye, ariko nagira mbatangarize ngo nimwegere Yesu, mukomeze musenge. Umwami Yesu nabiyereka ibyo byose bizarangira. Yampaye agakiza. Haleluya! Yampaye agakiza. Yabasha kuguhindurira abana, yabasha kuguhindurira abasore, yabasha kuguhindurira abakobwa bagatungana, bakaba abakozi b'Imana. Kuko nanjye Umwami Yesu yampaye agakiza. Nkaba ndimo ndatanga ubuhamya kandi imbere y'ababyeyi banjye maze kwakira agakiza, naragenda pfukama mbasaba imbabazi. Ndabona ababyeyi banjye narabagomeye, nabakoreye ibyaha bitandukanye by'uburyo butari bumwe, none mu bimbabarira nakiriye agakiza. Imana tugire neza. Hanyuma muri ibyo bibi byose nari narakoze, byanteye ko ababyeyi banjye bamvuma. Baramvuma. Mama kura y'ibere ryanyongeje aramvuma, antongeraho amagambo mabi yose, kubera ko nari naramuteje agahinda mu buryo bukomeye. Nkavuga ngo umusore waba uri murandera, wirinde kubabaza ababyeyi ba, wirinde kubateza agahinda n'umubabaro, ahubwo hindukira bikitwa none Umwami Yesu akuruhure, ukora imirimo myiza. Imana tugirire neza. Haramvuma, anongeraho imivumo yose mibi kubw'agahinda nari naramuteje n'umubabaro.
haramvuma haravuga ngo nzavuge ku gasi nzagere gutera ibiti byose bibiye nongera amagambo mabi kubera yari naramugomeye. Ibi byaha byose nagiyemo byose nabitewe n'umuvumo w'ababyeyi wari undiho. Genda ndorongotana ntafite gahunda, ndi igicamo cye nk'urumogi, mwitabi, ndi umuntu mubi, nkora mu makarita, nkora mu bintu bibi gusa. Ariko Kristo umwami w'amahoro, haleluya, ampa agakiza. Data wa twese Imana ihoraho, ampa siko tutayini, ampa agakiza, hankuramo ibigambo bibi nari mfite, anshira mu ijambo ry'Imana. Ubu nkumeka ijambo ry'Imana, haleluya, Imana ihimbaza, ampa agakiza. Yesu we ndagushimiye, ndi kuri iyi televiziyo, ndaguhaye icyubahiro. Isi yose ibimenye gutanga agakiza, isi yose ibimenye kuruhura, isi yose ibimenye gutabara, isi yose ibimenye. Haleluya, uraruhura mwami Yesu, uraruhura, waranduhuye. None ndi kuvuga ijambo ry'Imana kandi ndivuga neza ibyo ndimo ndavuga none, ibyo nanyuzemo byose ndumva ndicyaremwe gisha muri Kristo Yesu. Nta wabona imbaraga zo guhamya ibi byose, umuntu yabyita kwikoza isoni. Ariko nagira amatangarize ngo ntabwo ndimo ndikoza isoni, ahubwo ndimo ndavuga imbaraga ziba mu gakiza k'Imana, imbaraga ziba mu ijambo ry'Imana, imbaraga zifata umuntu wananiranye zikamuhindura. Imana itugirire neza. Wanditse Abaheburayo mu bice by'umurongo wa 12 yaravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, ngo rifite ubugi, ngo rimeze nk'inkota, ngo inkota ifite ubugi, ngo impande zombi, ngo rirabaga rigatandukanya. Iyo ijambo ry'Imana rigeze mu muntu riramuhindura ibyananiranye. Oh haleluya, ibyananiranye ijambo ry'Imana rikabitunganya. Imana itugirire neza. Abo gereza itemeje, ab'inkoni zitemeje, ab'imigozi itemeje, iyo bahuye n'ijambo ry'Imana rirabafata rikabahindura. Yesu yageze ku mugabo yitwa Zakayo, Luka ibice byaho 19. Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru, ni nkuko twavuga umukuru wa Rwanda Revenue y'iki gihe, ariko yari umujura, yari umwambuzi. Mwami Yesu ahageze, oh haleluya, Zakayo aravuga ngo mwami, ibyo ngo umugabane, ngo 1/2 y'umugabane w'ibyo ntunze ngo ndawuha abakene. Ubwo birumvikana yarasanzwe atita no ku bakene, nta kintu bavuganaga. Aravuga ngo kandi uwo nambuye, uwo nibye ndabimuriha mbikubye inshuro 4. Uwo mwanya Yesu atangaza ijambo, aravuga ngo uyu munsi ngo agakiza kinjiye muri ino nzu, ngo kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Imana itugirire neza, haleluya. Uyu munsi Yesu numwemerera, yabasha kuruhura imvune ufite, ibyaha byawe ufite, niba ari ubujura, niba ari ubusambanyi, niba ari iryo shari, niba ari ubwo bugome uburyo butari bumwe, nuko ari ukugambana n'ibiki, urarushye, ukeneye Yesu wo kukuruhura. Imana itugirire neza. Hanyuma nari mfite imbaraga mbi z'abadayimoni muri uwo mwuka w'ishari. Ni naho natekereje kuroga umuntu ntabizi, ariko ubwo bugome numva bunjemo muri njyewe, himarikamo ikintu cyo kumva namuroga. Ngenda nkora utuntu ndaducabikanya, ibintu by'ibyatsi ndabigira, nzana n'igi n'ibiki byose ndabimutega. Kandi nari muzijije iki ngo nuko yanyibye ikigori. Ndamusabye ikigori, aravuga ngo genda nyoka kiguhe. Birangije numva ubugome burazamutse, ndavuga ntakanyima ikigori ko ndaje mwice nimurangire. Mu mitima y'abantu Yesu yavuze ijambo rikomeye, nukuri reka mbinginge bene data murimo muradukurikira, nagira mbabwire ngo ntabwo mbuze ubwenge, ntabwo ari ubwenge mbuze, mfite ibitekerezo Yesu yanshyize kuri gahunda. Kuba ndimo ndavuga ibi ngibi ni uko birimo birakorwa abantu bakeneye kubona ab'Imana yabatuye ikabaha agakiza. Ubu rero ndi igihamya, baba Yesu, ndi igihamya cy'uko Yesu abatuye. Imana itugirire neza. Bakozi b'Imana mutandukanye, ntabwo ibi ngibi kuba ndimo ndabivuga ari ubwenge mbuze, ahubwo ndimo ndatangaza neza y'Imana. Imana itugirire neza. Noneho oh haleluya, 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 haleluya. Yesu we ndagushimiye. Muri 104 mu gushimisha
araririmba aravuga ngo imbabazi z'umukiza ngo nizo zamuzanye kunshungura, aravuga ngo natabiswe n'ibyaha byanjye ngo reka nkura mwarangiza. nawe ibyo byaha urimo by'uburyo butandukanye umwami Yesu yabikurura. Yesu ni karuhura. Ni gute umuntu muzima ashobora gufata umugabo agatinda undi mugabo akaryamana n'undi mugabo, umugore akaryamana n'undi mugore, umukobwa ku mukobwa? Ibyo ni ibintu by'ububata Satani yashize mu bantu. Ni gute umuntu muzima ashobora gusezerana n'ipusi akavuga ngo iyi pusi izaba umugore wanjye, cyangwa akajya mu giti, mu biti byinshi akavuga ngo wa giti we ndagukunze, uzambera umugore nzakubera umugabo, cyangwa nzakubera umugore umbera umugabo? Ubwo ni ububata bwa Satani, yica mu mutwe. Ibyo birakorwa rero. Kuba navuze bya bindi byose nagiye nyuramo byo kuba nagiye ndyamana n'insina, nkaryamana nkararikira amatungo, nkikinisha nkagira gute, ibyo byose birakorwa. Ariko ubwo ni ububata Satani yashize mu bantu. Ariko umwami Yesu yakubatura akaguha kuba icyaremwe gisha, nk'uko umwami Yesu yambatuye akampa kuba icyaremwe gisha. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mana tugirire neza. Haleluya, haleluya. Izina ry'Imana ni yacu nirihimba. Iyo usomye mu gitabo cy'Abalewi ibice byaho 20 uhasanga amagambo akomeye y'iby'Imana yagiye ivuga mu Bisirayeli bibujijwe kuryamana nabyo, n'ibyo by'amatungo nabyo birimo byo kuryama. Ntihakagira umugabo uryamana n'amatungo, kuko ukoze ibyo ngibyo abakoze ikizira. Ntihakagira umugabo utinga undi mugabo. Ayo magambo yose Imana yarayavuze. Niyo mpamvu rero abajya bavuga ngo ntitugatanga ubuhamya, muba muri kutubeshya. Reka dutange ubuhamya, tuvuge imbaraga za Kristo, tuvuge kwera kwa Kristo, kandi gutangaza iby'Imana yadukuyemo ntabwo ari urukoza soni, ntibinateye isoni. Oya, muri rimwe yararirimbye aravuga ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye. Aravuga ngo nzajya nirata gusa uwo musaraba. Imana nihabwe icyubahiro. Rero nshuti z'umwami wacu, nimwegere Imana, mwizere Yesu. Yesu ni karuhura, araruhura. Araruhura. Icyangugu hari amakuru ari kuvuga ko hari umugabo bafashe yari amaze gutinga abana b'abasore 20. ngo nabwo ni uburushyi. Ni gute umuntu w'umusaza w'imyaka 50-48 afata akana k'imyaka 3 cyangwa 10? ngo nabwo ni ububata, mwuka w'ubusambanyi warakwishe. Ariko Yesu ni karuhura. Ibyo byose yabivuruga akaguha agakiza, akagukiza, ukabicyaremwe gisha, ukaruhuka. Imana yo mu ijuru nihimba. Hari uwitwa Aburahamu, ataritwa Aburahamu, yitwaga Aburamu. Nawe yavukiye ahantu hatandukanye bakora ibintu by'ubukorikori bw'ibigirwamana n'ibindi. Ariko Imana iramuhamagara, iramubwira ngo va muri buriya Bakarudaya ugende mu gihugu nzakwereka. Bivuze iki? Nawe haguruka muri ibyo urimo, muri ibyo byaha urimo, werekeze mu nzira y'agakiza. Imana izabana nawe. Imana itugirire neza. Yesu ndamukunda. Haleluya. Muri iri byavuze ngo Yesu ndamukunda, ndamukunda, ngo ndamukundira yuko ari wowe wanje kunkunda. Imana yacu nihimbazwe cyane. Mwami Yesu tumufiteho ibyiza byinshi twamuvugaho, kandi no gutirimo turabitangaza. Imana yacu nihimbazwe cyane. Ubwo bujura buzanana n'ubucakura bwo kubikora. Ndibuka uburyo ki muri ubwo bujura haziyemo n'ubwesikoro. Abantu besikoroka nabo barahari, mujya mubumva. Naragiye mfata umuntu ndamwesikoroka mwaka 2025 kuko nari ngiri mutoya nyine. Ariko kuba ukiri mutoya ntibivuze yuko Satani atagukoresha iby'ububata bukomeye bw'ibyaha. Ndamwesikoroka ati runaka ntumye amafaranga ya naya guca na guca harayama njya kwirira inyama n'amandazi n'ibyo naringegera mbi cyane. Hanyuma birangije ndafata baramboha. Bamaze kumboha umugozi urandya agatuza barakarega. Ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Haleluya. Kwizera Kristo
biduhesha ubugingo, biduhesha amahoro, biduhesha gukira, biduhesha gukizwa. Imana itugirire neza. Oh haleluya, Imana yo mu ijuru nihimba. Ndi hano ndimo ndavuga ineza y'Imana. Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza. Rero nagira ntangaze ko umwami Yesu ari karuhuko. Aratangaza Yesu, arabizi ko abantu barushe. Ni gute umuntu aryamana na nyina ngo n'uburushi bwo kuguhuma amaso ntumenye gutandukanya ikibi n'icyiza, ngo n'ububi bwa Satani. Tugenda tubibona, abantu bararoga, kandi barapfumura, bagendera ku bintu bitandukanye by'imyuka mibi. Ariko ibyo bintu byose abantu bakwiriye kubijugunya, bakizera umwami Yesu, kuko niwe utanga amahoro yuzuye. Kuko ibyo abantu barimo byose nta mahoro bibahesha, ariko Yesu wacu atanga amahoro. Haleluya, umwami Yesu atanga amahoro. Bana tugirire neza. Turi imbere y'Imana rero, nari maze umwanya ndi kuvuga ibitangaza by'Imana, ndi kuvuga kwera kw'Imana, ndi kuvuga urukundo Imana yadukunze. Yohana yaranditse mu bice 3 umurongo wa 16 harabamo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese habwe ubugingo buhoraho. Imana tugirire neza. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Umuntu ashobora kumubona ari mu makoti, ashobora kumubona yambaye neza, ari mu modoka nziza, ariko aruhijwe n'ibyaha. Satani yaramuzirikiye mu byaha bitandukanye. Imana tugirire neza. Hari umusambanyi, hari umunywarumogi, hari umusinzi, hari umuntu ukora ibyangwa n'Uwiteka, hari umugambanyi yangana akora ibyangwa n'Uwiteka, agira ijisho ribi, atoteza abandi, ari umugome mu buryo butandukanye, arenganya abandi. Ibyo byose ni uburusha abantu bafite, ariko Kristo yaje kugira ngo aturuhure ubwo burushi Satani yashize ku bantu. Imana tugirire neza. Yesu ni karuhuko. Ndabihamya, umwami Yesu ni karuhuko. Ndabihamya, isi byumve, abazungu babyumve, abashinwa babyumve, abirabura babyumve, umwami Yesu ni karuhuko. Nta wundi wakuruhura. Amafaranga ntiyakuruhura, amashuri ntiyakuruhura, icyubahiro nticyakuruhura, ariko Kristo niwe wabasha kukuruhura, ukagira ubuzima ufite umudendezo budafite icyaha. Haleluya. Yesaya yaranditse harabamo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Imana tugirire neza. Hanyuma ibyo byaha byose abantu bakora, Yesaya hari ijambo yavuze, hari ryo ngiye gusozerezaho mu gice cyaho cya mbere, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 16 harimo ijambo rivuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yayo, biva imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushaka imanza zitabera, murenganura abarengana, mucira imfubyi urubanza, kandi muburanira abapfakazi. Bibiliya iravuze ku murongo wa 18 iravuze ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. 19 haravuze ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. 20 haravuze ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariho kabivuze. Imana tugirire neza. Aha ni mu gihe Abisirayeli bari bamaze gutakariza Imana icyizere, basigaye baramya ibigirwamana, basigaye basambana, basigaye bicana, basigaye bagambana, basigaye bakora ibyaha by'uburyo butari bumwe, batingana, barongora ba nyina na ba bashiki babo n'ibindi. Ibyo byose Imana ibibabonyemo ibatumaho umuhanuzi, naho bumva ubuhanuzi. Nyuma y'ibi bihe, nyuma y'ubu buzima urimo mwene data, nyuma y'ubu buzima urimo nshuti yanjye, hari ubundi buzima, kandi ubu buzima uzabamo ukwiriye kubutegura ukiri muri ubu buzima. Imana itugirire neza. Umva uko itangazo rivuze, Imana itugire neza. Bibiliya iravuze ngo nimwiyuhagire. Yesu Kristo avugiye mu ijambo rye, aravuze ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Abantu bararenganya, bakarya imanza z'abanyakuri, abantu bakarenganya abandi, ukuri ntibashaka kukumva.
ariko ubwo nabwo ni ububata, kuko Imana yahaye abantu ubutware bwo guca imanza kugira ngo bashyire ibintu mu mwanya wabo. Twagiye tubona abantu dufite ubuhamya bwabo twatangaza cyangwa se twavuga bagiye barenganya imanza z'abantu bari bakwiriye gutsinda, bakabatsindisha bakoresheje ingingo n'ubwenge bw'uburiganya bwabo. Ariko ubwo nabwo ni uburushyi bwo kudakora ibyo gukiranuka imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru iruhura abantu, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Muburanire imfubyi kandi mucire urubanza n'abapfakazi, mucire imanza imfubyi kandi muburanire abapfakazi. Abarengana mubarenganure, ntihakagire uwo murenganya. Ibyo byose ni ibyaha bikorwa, ariko Umwami Yesu, haleluya, ni karuhura, yabasha kuguhindura. Aravuze ngo naho ibyaha byawe byaba byaratukuye, nubwo waba ugeze kure gute, nubwo waba ukora na bya bindi, ubugome ni bubi. Abantu kubw'ubwibone bwabo basigaye bakora ibyaha, bamara gutwita bagakuramo inda bakazijugunya, bakazita muri twarete, kandi bakagira gute, impinja ziri gutaka. Ngo nabwo ni ibyaha, ni ubundi bubata. Umwami Yesu akwiriye kukubatura, ngo ni ubwicanyi. Gukuramo inda ukajugunya umwana, nabwo ni ubwicanyi, ni ubugome bubi. Ariko Yesu ni karuhura. Iyanduhuye, haleluya, iyanduhuye nawe ikuruhura. Iyanduhuye ikuruhurira abana, iyanduhuye ikuruhurira abakobwa, iyanduhuye ikuruhurira abahungu. Imana itugire neza. Satani yica mu bwonko. Ni gute umuntu w'umubyeyi agenda yambaye ubusa, ni gute umuntu muzima asatagura ipantaro, amataka akagenda yanitse hejuru, mabere hejuru, nta dusoni dusigaye turiho. Buriya ni Satani ufata abantu akabashira ku kiziriko. Uri ku kiziriko, ariko Umwami Yesu aravuze ngo musange, hanyuma nawe akuruhura. Tugiye gusenga Imana. Abantu mwese mwumvise amagambo y'Imana, ni ubuhamya mbahaye. Imana yo mu ijuru nibahereza umugisha. Hanyuma mukazi w'Imana turagushimye cyane. Yego. Kugira ngo ubwire abantu bakurikiye gusenga everyday, ubabwire ukuntu byagenze kugira ngo uve muri uwo mugozi wakira Umwami Yesu. Byagenze bite? Ko twumvise abantu bakomeye cyane Imana yagukuye. Byagenze bite kugira ngo uhure na Yesu aguhindure, akubane muri ubwo bubata bwari bumeze gutyo, kuko komisaro ububata bukomeye cyane. Watubwiramo muri make ukuntu byagenze umunsi wa mbere kugira ngo uhure na Kristo n'ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Hanyuma kugira ngo mve muri ubwo bubata bwose, icyambere numvise ubutumwa bwiza, cyangwa se numvise abakozi b'Imana bari kwigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma muri kwigisha ijambo ry'Imana maze kuryumva ringeraho rifite imbaraga nyinshi cyane. Ijambo ry'Imana riransinda, numva ibyo nakoze byose nababaje Imana, numva ibyo nakoze byose nagendeye mu bupfu, nagendera mu bujiji bwo kutamenya Imana no kutubaha Imana, kandi nkibirimo numva ariko kwishimisha kwanjye. Ariko maze kumva ijambo ry'Imana rimurikiye mu mwijima narindimo, numva ndi mu bintu bizandimbuza, nkazagwa muri Gehinomu nziza ibyo byaha byose nakoze. Maze kumva ubwo butumwa bwiza n'ijambo ry'Imana, ndagenda ndapfukama, ndihana, ndatura ibyaha byanjye nakoze byose, nubwo bupfu bwose bwangiyeho, nubwo rukozasoni rwose, ndaruruka, mbwira abakozi b'Imana ni munsengere, ndi imbata ya Satani, mfite ibyaha byinshi nakoze, ibi n'ibi ndabivuga, mena amabanga yose ya Satani yaranyubatse. Hanyuma abakozi b'Imana baransengera. Imana itugirire neza. Hanyuma subiye inyuma gatoya, maze kumva ijambo ry'Imana, nongeye mbisubiramo. Icyo gihe ntabwo nahise nkizwa neza ngo mpite mfatiraho, ahubwo nasubiyemo. Icyo gihe noneho nari ndimo gukorana ibyaha n'umuntu, ngiye gukorana ibyaha n'umuntu. Hanyuma birangije numva ngiye gukora icyo cyaha, haza umusonga uncamo kabiri, uca hano mu rukenyerero, urankubita ngo ngaramye. Hanyuma umucyo mwinshi urandasira, uza mu ijwi rivuga ngo
irivuze Imana Izayi, urarushye kandi uraremerewe, ariko ndi Imana yawe, ndashaka kugukiza. Ibyo bintu wakoze ntukongere kubikora ukundi, kandi ndagufatishije urukundo, ndagufatishije umugozi, ndaguhamagaye, uzambera umwana nanjye nzakubera so, uzambera umukozi, uzamvugira, uzavuga ubutumwa bwiza, nzagukoresha iby'umumaro, iby'ubupfu Satani yagukoresheje nzabihindura gukoresha iby'ibyiza. Imana itugirire neza. Rero iryo jwi ryamfashe niryo ryagize imbaraga mu buzima bwanjye. Imana itugirire neza. Byanteye kwibuka iyo dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice bya 9, hari umugabo witwaga Sawuli warenganyaga itorero afite ubugome bwinshi, ariko ngo umucyo w'Imana uramurasira. Haleluya. Umucyo w'Imana uramurasira, ngo yikubita hasi yumva ijwi rimuhamagara, aravuga ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aravuga ngo indega mwami nkagukorera. Aravuga ngo ni jyewe Yesu uwurenganya. Imana itugirire neza. Hanyuma Pawulo afatwa n'ijwi rikomeye, afatwa n'amaboko akomeye n'urukundo by'Imana, bimuha guhinduka aba umukozi w'Imana. N'ubu iyo turimo turasoma, iyo turimo turareba ubuhamya bwa Pawulo yanditse mu bice 3 by'Abafilipi, haravuga ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye Kristo. Rero kuronka Kristo bidukuraho imigozi yose yari ituboshe, tukaba mu mudendezo. Imana itugirire neza. Nuko byagenze. Hanyuma nyuma yo gufatiraho, nigishijwe uburyo bwiza bwo gusenga. Yego, ngishije uburyo bwiza bwo gusenga, kwiga gusenga. Pawulo yaranditse mu bice 12 by'Abaroma, aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma uyu mubiri wacu nubwo abantu bawukoresha ibyangwa n'Uwiteka cyangwa se bawukoresha ibibi, ariko uyu mubiri Imana niyo yawuduhaye, dukwiriye kuwukoreramo ibyiza. Pawulo yaranditse mu bice 3:16 urwa mbere rw'Abakorino, aravuga ngo nimuzi ko muri insengero z'Uwiteka cyangwa se muri insengero z'Imana, haba ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Ngo kandi urwo rusengero rw'Imana ni mwe. Rero turi urusengero z'Imana, mureke twe konona urusengero rw'Imana turukoresha ibyo byaha byose by'uburyo bwose butari bumwe, hanyuma dukora ibishimwa n'Uwiteka. Hanyuma nigishijwe gusenga no gukunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Abantu babuze umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana rirakiza. Ijambo ry'Imana rikwereka aho utameze neza ukahakuramo. Ijambo ry'Imana ryakwinjiramo, haleluya, rikakubera imbaraga, rikakubera indorerwamo, rikakubera umuyobozi, rikakubera byose muri uru rugendo. Imana itugirire neza. Hanyuma ikindi cya gatatu natangiye mvuga ngo kwiga gusenga. Ubu kwiga gusenga, hari ugusenga wiyirije, hari no gusenga utiyirije, ariko ukagira umwete wo gusenga ubwira Imana ngo Mana nyambika imbaraga zikomeye zimbashisha kudasubira mu byo wankuyemo. Imana itugirire neza. Hanyuma no gusoma ijambo ry'Imana bigenda bifatanya no gusenga, bikaba igihome gikomeye cy'ubuntu bw'Imana bukomeza buzamuka. Imana itugirire neza. Hanyuma icya gatatu ni ukuzibukira cyangwa se kwitandukanya n'ibigare by'abantu mwakorana iby'ingeso mbi, ukabitandukanyaho, ukiga kugendana n'abakora ibyiza. Imana itugirire neza. Iyo Bibiliya iravuga ngo iyo abantu babonye abasambanyi bakifatikanya nabo barasamba. Ni ukuvuga ngo aho watinze usa naho. Iyo watindanye n'abajura uba umujura, iyo watindanye n'abasambanyi uba umusambanyi, iyo watindanye n'abatinganyi uba umuti. Mbese ingeso zabo ziragufata zikakubata. Ariko nanone niyo watindanye na Kristo, iyo watindanye n'ubwoko bw'Imana, iyo watinze mu masengesho, watinze imbere y'Imana, watinze mu bantu b'Imana, haleluya, wuzura umwuka wera, ukuzura imbaraga z'Imana, bityo ukabicyara imigisha, ugasigara uri umugabo wo guhamya ibya Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndumva urugendo rwanjye ari urwo. Imana ibahe. Numva mu gusoza wasoza ubwira abantu bakirushye, hari abantu bakiremerewe hanze aha ngaha, muri yazirangiye sora abantu benshi bakizifite. Kugeza uyu munsi wasoza babwira imyifatire n'uburyo byagenda, kuko niba hari umuntu wakubwirije, niba wariyumvisemo inzara n'inyota byo kujya mu rusengero,
ukabwira abantu badukurikiye ukababwira niba wenda umuntu ashaka gushaka abakristo abarokore cyangwa akareba nk'umuntu runaka yigiraho sinzi inama waha abantu bagifite ubwo burushyi bumeze gutyo. Inama ya mbere numva naha abantu bankurikiye, inama ya mbere mu bintu byose, inama ya mbere ni ukubanza kumva ko ibyo urimo ari bibi, ukabanza ukabyemera, ukabyumva, ukamenya ko ari bibi, ukabyemera kandi ko wanabikoze, ukabyemera, ntihabeho ikintu cyo kwirarira no kwihisha. Banza wemere. Ubundi kwa muganga, iyo umuntu agiye kwa muganga avuga uburwayi bwe neza kugira ngo muganga abashe kubona uko agira gute, uko amuvura, akamuha umuti uhwanye n'uburwayi bwe. Ariko iyo uhishije uburwayi ntubwire muganga uburwayi urwaye, bituma umuti aguhaye utagukiza, kuko umuti aguhaye ntabwo ufite imbaraga zingana n'uburwayi ufite wabuhishije. Iyo uvuze ibyoroheje uvugwa nabi, ariko iyo wavuze neza muganga aragukiza, akaguha imiti ihwanye n'uburwayi bwawe ugakira. Icya mbere, abantu nibabanze bemere ko ari abanyabyaha, hanyuma muri uko kwemera ko ari abanyabyaha bamanike amaboko imbere y'Imana bavuga ati Mana ndarushye, nkeneye ko nduhurwa nawe. Hanyuma muri uko kwemera kuruhurwa bitume buriya umuntu wese ntawigira, umuntu wese akenera undi, ukenera ushaka abakozi b'Imana barahari, hanyuma kandi barahari babizerwa, batanahari cyangwa se utabazi twaza wenda kunatanga nimero ya telefone kugira ngo uwaba akeneye kugira indi nama ashaka kugirwa kuba twamuhamagara, niba ari ukumuhuza n'umukozi w'Imana, ko abakozi b'Imana tubana nabo, dufite abatuyobora, dufite abashumba, dufite abapasitori, tukabasha kuba twamufasha mu buryo bwose, kandi turiteguye gukorera Imana mu buryo bwose, Imana itugirire neza. Numva ari ibyo ngibyo kugira ngo hanyuma ikindi cya gatatu numva navuga ni ukugira ngo abantu bemera intege nke zabo. Turi abanyantege nke 100%, turi abanyantege nkeya, turi abanyabyaha, kandi iyi si yamanukiwe n'umwanzi. Niyo mpamvu y'abantu bashaka gukora byiza atari byo bakora, kubera bafite izindi mbaraga zibabase za Satani, kuko Satani ni se w'ibinyoma, ni se w'ibibi byose. Niyo mpamvu abakeneye ko abantu bose bakora ibibi, ariko mu ijuru hari imbaraga Imana itanga z'Umwuka Wera zibasha kwinjira mu muntu zikavuruga. Yohana yaranditse aravuga ngo jyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane ibyaha, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, andusha ububasha. We ntabwo azababatirisha amazi, ahubwo azababatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Aravuga amina, haleluya. Umwuka Wera n'umuriro, ni ukuvuga ngo umuriro iyo ugeze mu muntu uratwika. Akamaro k'umuriro ni ugutwika. Umuriro w'Imana iyo tugezemo uratwika izo ngeso mbi zose, umuriro ugatwika iyo myuka mibi yose. Hanyuma Umwuka Wera akakubera imbaraga, akakubera umuyobozi, akakubera umujyanama muri uru rugendo. Natwe ntabwo twabyishoboza, ahubwo imbaraga iva mu ijuru niyo idushoboza gukiranuka no kureka bya bintu twahozemo no kutabisubiramo. Ni imbaraga ziva mu ijuru. Imana yohereza abantu bemeye guca bugufi, bagahamagara Imana bakavuga ngo Yesu turemeye, ngwino dukize. Rero ndifuza ko abantu bemerera Yesu akabakiza, kuko itangazo yatangaje Umwami Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe baze bansange nanjye ndabaruhura. Imana itugirire neza, amen. Rero tugiye kubaha nimero ya telefone, wakenera kutuvugisha cyangwa se kumva twaganira by'umwihariko yazaduhamagara tukavuga. Nimero yanjye ya telefone ni 078 17 10 11 6. Subiremo 078 17 10 11 6. Nimero ya Tigo ni 072 36 49 023. 072 36 49
023. Imana ibaha umugisha. Nitwa Irivuza Imana Izayi. Imana ibaha umugisha. Ndumva twasenga Imana. Mana, turagushimiye ijambo ryawe ritambutse mwami uri yicano ugusenga everyday. Ndasengeye abakurikiranye iki kiganiro bose cy'ubuhamya bw'ibyo wankoreye. Imbaraga zawe zimanuke zikora imirimo n'ibitangaza, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, turasengeye urubyiruko, turasengeye abahungu n'abakobwa, turasengeye abagabo n'abagore, turasengeye abakomeye n'aboroheje, umuntu wese uruhijwe na Satani kubw'ibyaha by'uburyo butari bumwe umwanzi Satani yamuboheyemo, turamusengeye. Ijambo ryawe reka rigira imbaraga zo kubatura umuntu, ubutabazi bw'Imana nibukoreke. Haleluya. Imbaraga z'Imana titakuwa urabone takuwa mano ya gide imano siko tutayimora. Uwiteka ndasenze kugira ngo ijambo ryawe urihekereshe imbaraga zikomeye. Mwuka wera nakora imirimo, je ntacyo nakora ngo nemeze abantu, ariko umwuka w'Imana naherekeze iki kiganiro agiherekeresha imbaraga zikomeye. Uwiteka, haleluya, ukora ibitangaza byawe, kandi abantu benshi babatuke mu byaha, abantu benshi bakwizere bakwakire. Haleluya. Mwami, ndagushimiye kuri Karuhura. Ruhura abarushe mwami, abaruhiye mu bubata bw'ibyaha, abaruhiye mwami mu bujiji Satani ateza abantu, akabereka ko ibyo bari mu bibi ari byo byiza. Ndabasengeye kugira ngo umwuka wera bamurikire. Urakoze kukubanye natwe, urakoze kukutanza umugisha, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, sinava hano nasengeye abaruhijwe n'uburwayi. Ndabasengeye wowe mwami ufite imbaraga zikiza ibyaha, ufite n'imbaraga zikiza umubiri. Turasengeye abantu barwaye kugira ngo bahagurutse. Haleluya. Kandi tuburijemo ibitero byose by'abadayimoni, tunanije imbaraga za Satani. Turasabye ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye. Haleluya. Unetakita umurimo ukomeye muneshando mwisi yose, ubuhora abagore, ubuhora abagabo, ubuhora abakobwa, ubuhore abasore, ubuhora abasaza, ubuhora abakecuru, ubuhora abantu mu ngeri zose, ubaha ubuzima bushabwa muri Kristo Yesu. Urakoze mwami, komeza kutugira neza, kandi nyuma y'ubu buzima abantu ntibamenye ko hari ubundi buzima, tuzabana n'Imana kandi turi mu mahoro. Urakoze mwami, komeza kuduha amasezerano, kandi amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngaho ufasha abantu bawe kandi ubagire neza, uruhura barushe. Kandi mwami, Satani ye kubata abantu, Satani ye gukomeza afite abantu benshi. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, ngo babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muri kano kanya mu mbaraga zo gusenga turabohoye abantu bari mu maboko ya Satani, kugira ngo bakurwemo bashyirwe mu biganza byiza by'Imana. Imana ibaha amahoro, Imana ibaha amasezerano, Imana ibiteho, Imana ibaruhure, Imana ibaha umudendezo. Urakoze kuko ubyemeye, urakoze kuko utabaye, urakoze kuko ubu butumwa bugiye guhindura abantu benshi bakizera izina rya Yesu. Haleluya. Rikabaruhura mu buryo bwose. Nanjye mbisabye Imana ntyo nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana imugisha mu izina rya Yesu. Amen.